Nshuti bakunzi ba Monomax TV, uyu munsi tugiye kwibaza tuti ese igihugu cyabaho gifite umwenda ungana n'ijana ku ijana bya GDP cyangwa Gross Domestic Product? Ese wigeze wibaza niba igihugu gishobora kubaho gifite umwenda ungana n'agaciro kose k'ubukungu bwacyo? Ni ukuvuga ngo niba igihugu cyinjiza miliyari 10 z'amadolari ku mwaka ariko kikaba gifite umwenda wa miliyari 10 cyangwa zirenga, ese kiba gihagaze neza? Uyu munsi rero muri Igajiro Show and Boardroom tugiye gusesengura neza iyi ngingo, turebe uko isi ihagaze, hanyuma twibaze no mu karere kacu k'ibiyaga bigari cyane cyane mu Rwanda. Nk'uko mubizi mu nkuru iherutse gusohoka mu gihe yavuye ikinyamakuru Igihe, yavugaga ko umwenda w'u Rwanda ugeze kuri 24.8 bya GDP y'u Rwanda. Turibaza tuti ese byagenda bute igeze 100%? Mbese hari ibihugu byo ku isi byaba bifite GDP byaba bifite umwenda ugeze ku 100%? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Reka tubanze dusobanura ibintu bibiri by'ingenzi. Hari icyo twakwita nka GDP cyangwa Gross Domestic Product, ni agaciro k'ibintu byose igihugu gitanga mu mwaka. None iyo twita public debt, ni amafaranga igihugu kibereyemo abandi. Bashobora kuba ari abo kibereyemo imyenda hanze, akibereyemo amabanki, cyangwa igihugu kibereyemo n'abashoramari bo mu gihugu imbere, ariko n'imyenda yose ihuriyeho. Iyo tuvuze 100% bya GDP, bivuze ko umwenda ungana n'iby'igihugu cyose cyinjiza mu mwaka umwe. Mbese mu buryo bworoshye ni nko kuvuga umuntu winjiza miliyoni 1 ku mwaka ariko akaba afite ideni rya miliyoni. Ngira ngo birumvikana neza. Ku isi byifashe bite mu rwego rw'isi? Mu rwego rw'isi ibi si ibintu bishyashya, kuko urugero nk'igihugu cy'Ubuyapani gifite umwenda urenga 250% bya GDP yabyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri hejuru y'120% bya GDP yayo. Ubugereki yigeze kugera hafi 180 mu gihe cya Great Debt Crisis. Mwigeze kubyumva, Ubugereki bwagiraga ibibazo mu bijyanye n'ubukungu n'imyenda yarabaye myinshi icyo gihe. Ariko se kuki ibyo bihugu bitahita bisenyuka? Nuko ibyo bihugu twavuze hejuru bifite ubukungu bunini, bifite icyizere cy'abashoramari, kandi bishobora kwishyura imyenda byoroshye kurusha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Twakwibaza tuti nko mu biyaga bigari aho u Rwanda ruherereye, tugerageje kubikompara cyangwa kubigereranya, bihagaze bite? Reka noneho twegera akarere kacu. Urugero duhereye nko mu Rwanda. U Rwanda tugendeye mu myaka yashize ku mibare ya statistique, GDP yayo yari hagati ya miliyari 14 na 15 z'amadolari, ikagira debt cyangwa imyenda hagati ya 70 na 80 bya GDP, kuko 2024 umwenda wari ugeze kuri 74.8. U Rwanda ruri mu murongo mwiza. Umurongo ruriho ku bijyanye n'imyenda ni mwiza, urizewe, ariko uri hafi kugera ku rwego rwo kwitondera, ugumye kuzamuka. Uganda ifite GDP iri apepre miliyari 50. Mwibuka ko u Rwanda ufite hagati ya 14 na 15 USD mu bazwa mu madolari, ariko rukagira umwenda wa 50% ya GDP yawo. Uganda urumva ko ikiri hasi cyane ugereranyije, ifite room yo kongera gushora, cyangwa ifite ahandi hantu yakoramo imyenda nta kibazo, twenda twashatse yahita twishyura. Kenya ifite GDP ya miliyari 110 z'amadolari y'Amerika, ariko ikagira imyenda hagati ya 65 na 70. Kenya nayo iri hafi y'u Rwanda, ariko ifite ubukungu bunini burusha u Rwanda ho gato, ariko ntabwo ari ho gato da. Kenya iraturuta cyane. Tanzania ifite GDP ya miliyari 80, ariko ikagira imyenda ya 40% bya GDP. Tanzania ifite umutekano kurushaho mu myenda, kuko urumva ko Tanzania ifite imyenda iri hasi cyane. Uburundi bufite GDP iri hagati ya miliyari 3 na miliyoni 4 ku mwaka, ariko bukagira umwenda wa 60%. Ikibazo ahangaha twavuga ntabwo ari percentage gusa, ahubwo ni GDP nto cyane
ituma kwishyura bigorana. Urugero tugeze nko twari tuvuye mu Burundi tugiye muri Congo, Democratic Republic of Congo, GDP iri apeple miliyari 65 USDT, ariko imyenda yarwo iri hasi cyane, iri hasi ya 25% byayo. Congo ifite debt nto cyane, ariko ikibazo kiri mu bicungire y'ubukungu bwayo. Noneho tugiye kuri analize yacu. Ahangaha ikintu gikomeye abantu benshi bibeshyaho ni iki: ntabwo ari umwenda gusa ureba ahangaha, ahubwo ureba n'ubushobozi bwo kwishyura. Urugero, u Rwanda rufite debt iri hejuru ya Tanzania, ariko u Rwanda rufite imishinga myinshi itanga inyungu n'iterambere rihamye. Mu gihe Uburundi bwo bushobora kugira debt iri hasi gato, ariko kubera GDP nto bigahinduka ikibazo gikomeye. Ngira ngo mwabibonye, Uburundi bufite GDP iri hagati ya miliyari 3.5 z'amadolari y'Amerika, mu gihe imyenda iri kuri 60% yayo. Ngira ngo ahangaha birumvikana. Noneho tukibaza tuti, ese biramutse bibaye 100% byaba ikibazo ku Rwanda? Niba u Rwanda rwagera ku 100% bya GDP, amafaranga menshi yajyaga mu kwishyura inyungu, imisoro ishobora kwiyongera, serivisi zimwe zikagabanuka. Ariko kandi nimba amafaranga yashowe neza mu mishinga ibyara inyungu nk'ibikorwa remezo, ubukerarugendo, inganda, bishobora kuba atari ikibazo gikomeye mu gihe kirekire. Urugero, nimba 100% bya GDP ntago ari ikibazo gikomeye cyane nk'u Rwanda niyo rwabigeraho, ariko iba ari muri warning zone ku bihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere. Ikibazo nyamukuru si ingano y'umwenda, ni uko ukoreshwa. Ahangaha rero nk'uko babisobanuye, imyenda u Rwanda rufite harimo imyenda izishyurwa mu gihe kirekire cyane. Ibyo nabyo bishobora gufasha kugaragaza ko ikibazo imyenda igihugu gifite atari ikibazo gikomeye. Ikindi cyongeraho nuko imyenda imwe igihugu cyafashe ikoreshwa mu kwishyura iyo cyari gifite, ariko ifite inyungu ziri hejuru, mu gihe izindi ziba zafatiwe ku nyungu iri hasi cyane. Imishinga rero, dukurikije ko igihugu cyacu gifite imishinga myinshi kandi igamije guteza igihugu imbere, ishobora kuzabyara inyungu, ndumva ngewe ku giti cyanjye n'ubusesenguzi bwanjye, u Rwanda ruri ahantu heza igendeye no ku n'uburyo ubukungu bw'igihugu buzamuka ku bijyanye n'imyenda ndetse n'inguzanyo. Ese wowe ubitekerezaho iki? Ese u Rwanda ruri mu nzira nziza cyangwa hari aho tugomba gukosora? Andika igitekerezo cyawe hasi, kandi ntuzibagirwe gukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro nk'ibi ubutaha. Debt is not a problem, mismanagement is. Ciao ciao.